baramuvuje mu mavuriro yose akomeye yo mu Rwanda, birangira batubwiye ko mu Rwanda batamusaba kumwohereza mu Buhinde. Baratubwira ko nimero z'abantu bavuje mu Buhinde, batubwira ko iyo ndwara ivurwa na miliyoni 90. Urumva ko ntabishobora. Maze guhara ko ntabishobora, abaganga baratubwira umwana ahumeka 25% ngarapfa ntaramuka. Tangije ndavuga ngo baratubwira ngo tubyakire twihangane nge byakira vuba, kubera ko iyo nkora ikimotari nubwo nize kaminuza ntwara umugenzi ndamubwira nti ko mfite ikibazo maze imyaka 10 ntakandagira mu rusengero nawe ugiye gukora mu mafaranga, ubu ni hehe bazamfasha guherekeza umwana wanjye ko bambwiye ko ari bubi. Uwo muntu aho kugira ngo ampe nimero y'umuntu uzafasha gutera isengesho, arambwira ngo hungira mu nzu y'Imana hari icyo Imana yakumarira. Yarabimbwiye nirukangirayo ye, ntigezeyo Imana ikoresha umuntu aravuga ngo umubyeyi uri hano ufite umwana urembye cyane Imana yurukiye kumukiza. Amen. Haleluya. Amen. Ndafatana bijyana bwarakeye baduha transfert yiruka cyane igera Faisal. Nanjye bimpaye ubwenge ati andika gusaba Minisiteri y'Ubuzima ubufasha. Nandikira Minisiteri y'Ubuzima nyisaba ubufasha, Minisiteri birampamagaye ngo umwana rwariye nigeze Faisal muvuza. Barangira barambwira ati bwira Faisal baduhe raporo. Bwira Faisal batanga raporo, Minisitiri abayemeye ikiguzi cy'ubuvuzi cyose mu Buhinde gifite agaciro ka miliyoni 75. Amina. Ariko nkigera Faisal baratwakiriye ntibatwishyuza amafaranga nishyuye 500 yonyine. Ndavuga ngo ubu ntibari kukorera kuko nta mafaranga bari kunyishyuza. Ntangiye kwirwanira umuntu arambwira ati rero igeza gukoresha mituweli de sante, mituweli byishyura byose nuko mituweli ikora mu Rwanda rwose utarayibona rwose aranire kuyibona pe. Nabonye akamaro ka Imana ishimwe. Amen. Ubwo byararangiye ati ikiguzi ndakibonye birangiye ndavuga ngo nge nshake 15 nazo sinazibasha nuko byara. Nangije mbwira Imana ngo ikiguzi cy'ubuvuzi none kuze itike y'indege bizababesha hiriya mu Buhinde mu gihe cy'amezi 3. Nyibivuga gutyo nigira inama yo gukora urubuga rw'abantu abantu bandi na madamu tanga dufite abantu 150 bonyine. Ndavuga ngo reka niyambaze bino binyamakuru bikoresha YouTube ngitabaje biranga byanze bwira Imana ngo ikiguzi cy'ubuvuzi ndakibonye. Mbuze n'abantu kira ku rubuga k'abantu ari bake. Imana irangije impamasana iranyereka ati reba iyo miryango y'abakozi iri imbere yawe, hejuru hariho amanimero fatushyire ku rubuga. Nterekera abantu Ndakamonyi na Kigali muri shike nginagera Gicumbi, ntera mu majyepfo ngera mu majyaruguru, ngira abantu 3 kuri telefone yanjye batanga amafaranga yabo Mwuka Wera arabigisha, batanga miliyoni 7 batazi ngo barafasha nti. Haleluya. Kandi navuga ni rero abakora miliyoni 8 nazo ni ikibazo. Ndavuga ntirekana ndikira ubuzi bw'akarere ka Huye simpavuka. Ndangije nandika ibaruwa nari kumuntu yemereye gutura hose. Nandika ibaruwa uyu munsi gucyanga ngikurikira njya kureba meya, nta muntu ntagire ibyango yafungutse ye. Ndagenda ndeba meya tujya inama ukagira ngo rwose nk'umuturage tujya inama aranyemera ngo tujya inama pe. Burya umuyobozi mwiza n'uwemera kujya inama no kwigirwa kuri se. Arangije umuyobozi arambwira ati ikibazo bw'umukivuge hose umwana n'uwacu w'igihugu natwe tugiye gukora ubuvugizi ahashoboka, ariko kumushakishe tutagira icyo tubona wewe wakibonye ugende. Numva ko ntacyo tambwiye ntireka ngene mu matorero badirukanse ntireka njye kurira kwa padiri kwa Musenyeri niruka ngiye kugerayo barambwira ati tubwire iki tugenda njya kugera kuri Musenyeri. Ndababwira ati ikibazo cyawe rero ni diregiteri wa Caritas uragikemuye. Banirukanse kwa diregiteri wa Caritas mugezeho arambwira ati andi kubisaba nkirangira abasinyiye agasheka ati umushakishe n'icyo dusanganye. Ndavuga ni rero na madamu yari umadeperi ngikwanga we muri adeperi we hari cyangwa ari kwanga na baragenda ngezeyo barasenga cyane bamufasha nuko bashoboye. Birangiye icyo batanze ntibyuzura na izo miliyoni. Ndavuga ntireka ngene mu macaci yateye sasa ku cyumweru abantu nzatwara moto umukristo wenda nzajyana za makuru. Ku cyumweru ntwara moto nta mukristo wigeze yicara kuri moto yanjye, kandi ubundi bajya kwicara birinda bigera saa 4 nta wicaye. Ndavuga ngo Satani ibyanjye byarabyangije nta kundi ntari kusema. Nyivuga gutyo Imana ibinyeretse umuntu wasere wagiye gusengera kuri zone temple. Ndavuga ntireka nome kuriya wenda nyimubire kwinjira mu rusengero rwabo.
ndagenda mbona nicayemo ndeba umuntu uhagaze imbere hano yigisha, arangije kwigisha mubwira icyingenzi, arambwira ati dukeneye n'ubutabazi bw'umwana, ati ku cyumwe ati ngiye kubwira abantu tuyobana hano simpakora njyenyine, niba byemera ku cyumweru tuzaguha umwanya uvuga iki kibazo abakristo bitanga. Nyuma y'iminsi arampamagara arambwira ati igisubizo cyabaye ko kidashoboka, ati keretse ugiye ubwira umwe kuri umwe. Ariko arambwira ati nubwo bitashobotse dufite Imana. Arambwira arafata gusengana Imana mu biro bye. Ngiye kumva arambwira ngo ni ikirere cyo kujya kuzuza Imana. Ubu ni umugabo umutima ariko nta mafaranga maye n'ibyo nari niteze babyanze, ni none ngo ni ikirere itariki. Birangije arambwira ati ndihangana ntireka siro nyuma y'amezi abiri naba nashakishije ahandi ntabwo. Arabyanga. Abyanze mu kwezi kumwe nabyo arabyanga, ashyiraho mu minsi itanu turataha, mu minsi ibiri kuko ari igihugu babifite ikindege mu kabyaramo. Haleluya. Birangira kumwereka icyangwa kigaruka dusenge, nagenda turasenga, Imana yemera ko izatanga ibyo nitugera mu bicunze. Arangije arambwira ati reka tuganire. Arambaza ngo mu buzima bwawe ubayeho utanga amafaranga ngaho ufasha umuntu. Ndabona uyu muntu rero ari kubona ukuntu inkunga ziri kwibonekera ku mutima, ariko ni none wari kumaze mu ngiro afashije. Ngeze aho ndihangana mu buzima bwanjye nafashije umuntu umuhaye ibiceri 200. Ninumva ko mufashije nishimye nta kibazo mfite. Arangije arambwira ati tekereza neza umuntu wafashije uwaye amafaranga wamuhaye angahe. Nibuka ko nyamwera 20, 10, 15. Arambwira ati rega tekereza kubuza kugeza uyu munsi turi kuganira. Nuwo kabyara amaze ibyo bintu numvaga tutakiri mu isi turi mu ijuru, Imana iri kumata ibibazo. Nibuka ko nigeze kurihakana muri segonderi turi hano Igicumbi, imyaka 8 yari ishize. Ako kanya karangije kwiga kabaye n'akamaseri 40,000. Nibuka ko cyarangata amafaranga uvuze ko wafashije umuntu, ngiye kuyakuba ishuri 10 nyaguhe, ni umuhigo nahigiye Imana ngo niwo mpigiye umiguriyeho. Aragenda bikuze 100 narabika. Intebe z'abakoreye Igicumbi mu mirongo y'ikuye y'igende. Birangira tugiye kuvuza umwana mu Buhinde, tugezeyo bamwakira bahita bamubaga mu byumweru 3 yarakize. Amaze gukira ati musubiri iwanyu muri Afurika. Baba baraje, ariko Imana yakoresheje umuntu wo muri Nigeria ari mu Buhinde, amwishyura ibyumweru 2 by'ahantu ho kuba mu kabyara. Imana irashobora naherekeza. None amagambo ari mu Buhinde naravuze ngo sinzongera kubona ibitotsi, njya gushakira ibitotsi mu nzoga. Urumva ukuntu abantu badafite agakiza bavuga. Njya gushakira ibitotsi mu nzoga. Mu bapadiri hari ubwoko bw'abanyabwenge ruryoshye rutuma abantu nyine basinzira neza. Byacyo ubwa mbere cyari ndarumwa ndasinzira, subira kwa kabiri usanga bafunze. Sanze bafunze bubaka baje nabaze kuki mwafunze, ati saa 3 tuba twafunze. Ubwo mpawe itegeko ko saa 3 ngomba kujya kunywa rwagwa. Bukeye njya kurunywa ngiye sura 15 mugenzi barangije ngo nimujyana ahantu tugendera 400. Ndavuga ngereza tume nimwe rwagwa. None reka mu kifaranga byishamwe haje gutega abandi njya kwibera rwagwa rwanda. Birangira muciye 400 kandi tubagendera 400. Aba yidumbuye hatavuze ati reka namutwaye n'igisasu ngaruka nk'ikindi bampa yanzoga. Ndavuga ntiwanzoga, abadayimoni bari muri iyi nzoga, imyuka biri muri iyi nzoga ntizongera kunkandagira mu kanwa. Guhera uwo munsi nahise ngizwa nakira agakiza mu bihe bya Pasika narabatijwe. Imana ishimwe. Haleluya. Reka mbabwire nyuma yo kwakira agakiza. Maze kwakira agakiza nagendanye iteraniro muri jye, ndi kumotara, ndi gukora akazi nakira amafaranga, ndirimba, mpibaza, senga, mbwiriza. Amateraniro arangira saa 9. Bukeye nabwo kuko amateraniro arangira saa 9, umugenzi arangije arambwira ati ningura amavuta ku 5,000 nyashyira umunyeshuri we ku ishuri. Nagenda nyagura 5,000. Ndavuga nti 5,000 ndagikoce kandi ariko nambere. Ndangije njya mu nzu y'Imana, numva inyama zose zazamutse pe mu mudugudu w'amaraso ni hafi wazamutse cyane. Ndavuga nti nose Imana nkore ati cyatanu cya wa muntu subiza. Ndavuga nti Imana ndabyemeye rwose ndabisubiza. Bana ngize amahoro subiyemo neza. Ndangije icyo joro Imana yarambwireye mwababyeyi. Imana yaraje ikora mu kiganza irambwira ngo yahaye Rwanda rurimo nyakubahwa perezida wa Repubulika. Ndangije nishimira ukuntu u Rwanda rwemeye kugira amafaranga kubera we. Nishimira n'abantu bitanze amafaranga yabo nkajya kuvuza umwana mu Buhinde. Ndangije nisaba ikintu kimwe, irangije nayigereka amagambo abantu bakwiriye kwitondera. Ijambo bita kwanga umuntu, urwangano. Yambwiye yuko urwangano iyo wanze umuntu ngo buryo umwishe, kandi kuriya muntu uba wishe umwishe ariko nta hantu ushyinguye, kandi kuriya
twisengera Imana, nta wundi wadushoboza, nta wundi uzaturimburira ayo marimbi. Rwose Imana iranyereka ati abantu bajya basenga Imana ikabasubiza mu ijuru mubona ngo hari ibyumba byinshi cyane. Hari ibyumba harimo abamarayika bakora cyane babuze ibyuya, none abo bamarayika ngo nabakira ibyifuzo mu mutango. Uko musenga mutanga ibyifuzo n'Imana abo bamarayika baba byakiye. Inyereka ahandi hantu hagenda nk'imirabyo pafu pafu pafu. Ahangaha iranyereka ati ahangaha ni abajyana ibyifuzo ku Mana. Inyereka ahandi hantu hari umumarayika wasinziriye. Uwo mumarayika nisuriye ati uyu mumarayika yasinziriye. Ati abantu barasubizwa ntibaze gushima none yisinziriye yabuze cyo gukora. Yamureka mujye mushima Imana, kuko nuriya mumarayika mundaziviraho nidushima Imana tukuru wakira ayo mashimwe. Haleluya. Abantu bafite ubwango muri bo bambabariye dushima Imana. Nimba nta nawe reka nasenga Imana, ariko abayemo yahavuka tukisengera Imana. Haleluya. Data ndagushimiye ko mvuye ibitare Mwami Imana. Je kuvuga hani Gicumbi namanutse ntakuzi none ariko nageze ibitare narakumenye Mwami. Kuko Imana kandi urashoboye, uri Imana ikiza indwara. Narakubonye babaze n'uwo yabyingiye akajya nk'umuntu mukuru, ariko wabashije kumubyibura Mwami Imana. None ijambo ryawe riratubwira ngo abantu benshi bagenda n'amarimi mu mitima yabo. Uhereye none nasenze ntakambye Mwami, nyemerera Mwuka Wera tumanukire mu mitima yacu. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse amanuke yoza imitima yacu. Reka amarimba aribuke uhereye none mu izina ryawe Yesu. Uwiteka murengeze ubugingo, tabara ubwoko bwawe Mwami. Data mwiza ngiye gusubira ubutare, turagushimiye cyane uhabwa icyubahiro kandi ugendane nanjye. Murakoze rwose bayobozi bacu. Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Imana ibamugisha rwose. Gilbert